biri bro bimeze by'Imana shani fresh nyine tu none ko ndindikiye nk'imbeho ya saa 9 ubundi vi umva nyine bro nakantu gato nshaka kumfasha gato cyane kameze tese kandi wallahi none nakubizi ibyana byambonye Instagram mbona bihita bimbona Instagram TikTok bimfasha iki none Facebook noneho bahatwa nyine ngiye ndakubaza ibyo bimfasha iki niko nizo mbugo nazanye najya nzikoresha urabizi mandi cyane amarahano hose umwana yarambonye cyo kibazo ufite arampufuka barankunze yaragukunze none se wagira ngo waruje ngo mufashe urabizi nyine mani ukigorera nyine akantu nyine gutya kwa tugatwika n'ubundi urikika njya muremera ariko nyine ibyo ngibyo ngiye nta kintu byafasha so sanze nigiriye mu kazi umva nyine sinamaze gutwika simaze kubikubwira yamamara inamwe mu mudugudu ariko nanone ni mwaka gace aho mbwira ikibazo nyuma yo gutwika mbaza ngo byagenze gute oga hamba kimpufuka kiyemerera unsura nabi none nagira ngo warakunze nagira ngo mwize mani geto shayi ibyo ngiryo urisubizaho urivanye sibyo ati kubera iki nagutije imyenda yawe hari ubwo wayingaruriye se waje kuntira imyenda umbwira ngo ibyana byaguye cyagusuye sinagutije wigeze ungarurira ubwo ngubwo na bwa mbere nari nagutije ihangane aho ngaho nkukuye agaho kunyo ihangane ntabwo ndi kumwe nawe uzaza umwana mwaka mu gitondo nimba yanze reka ngureshe bi mandaya yo Allo Shoni ko nageze mu tukati twanye ko nakubona uri wageze muri quartier se cyane rwose uri he aho wambwiye uzaza kunkora yasanze aho kugira ngo nzima gusanga okay ndaje gatoya ndimo ndaza nanjye ndaje gato ntabwo nshaka kuba poto hano Surprise, motherfucker. nurambirwe baby nurambirwe rwose Meanwhile. No. ahangaha ngo n'umuntu yarakerangira kurya akantu tubona ko hepfo oya nta bya hepfo ibi bihuru uzamunaje kugira ngo nzaha ugiye rwose ikibazo oya winyikoreshwa winkoraho ino miyenzi n'ibihuru nibyo wambwiye nyine ngo ibipangu by'iwanyu niko wanyububaka yego aho naje kugira ngo nze nkurebe urahayobe nyine ubwo surantera izenjwe kugira ngo uzimfa subizi urukundo yiwe na kabona twakorera twarya n'akantu hano mwibi ahubwo dusubira twabyibagiwe tutabipfa ubwo nyine umenyere kuri abakobwa banyu hano mu byaro muri ibi byatsi genda tashye n'ukenera uzabwira iwanyu mu wakipangu have tutabipfa isi wanyu cyesi bihuru ibyorega nabyo nahantu kandi izo location zose nabaranze bakuzi nk'iki
Yibanze mu bitari cyane ariko akase agira koko. Asiko mwembera koko. Amaso meza, tubiri meza. Rwose. Nimba rwose nifuza cyane. Yaha turashize none. Gira ikibazo ndaza. No. Buri kimwe cyose rwose sambu ndayibwiye. Gira rwose ikibazo. No. Nzarenda akagosisha. Yumva nyine kumusobanurira. Nyine urabona njyewe. Nyine sister nta n'ubwiza bwawe. Wambye ko hano ari mu bipangu byawe. Njye nawe Uyu weki. si umuzungu se. Rero mu sister wa umuzungu uzana mu bihuru. Wowe una mu sister wa Njye nyine nubaza. Njye urambwira ngo ibintu byo bipangu by'iwanyu. Mukwabana. we mbona bepo nimbona bihita cyagisambo mwana. Cyagisambo Yego imoni wakurikiwe ku murenge wacu. Yewe. Mbese mwana wamuzunze se? Baba we. Ikomeretse igikorwa. Ibende kurapta kujya kuhoraho. Ipangu. Akusemani kuki mwe muza muvundobya abantu? Mwagize mwanya. Qu'est-ce que c'est? Surprise, motherfucker. Baby wa. Ibe nakuje kunkoraho. Urongenda kweli. Halo? Mana yanjye. Isi wabona ukubije bano. Yaha turashize none. Mwana yaraguye imodoka. Iyo modoka wayisoje se? Yishyire mu gipangu ntare bidaye. None no ku kazi. Sheke nayisinye neza rwose. Yaha turashize none. Sawa. Okay. Imodoka wayiparitse nta kibazo. None se gute sister? Ni mbwa se? Oya reka. N'ikindi gihe. Oya. Kira mayibo. Hani. Itonde. Abo se utahagare. Umustar mbona bihita. Shamu. Karamagara barajyana. Bajyane sha. Imwe se ahubwo. Mujyane sha. Akataramagara barayora. Mujyane. Ko mujyane mwabahambirwa. Mundiye gapapu gusa.